umugabo ahita yirukira mu nzu asohora ishoka yirukira ku mugore we ngo agire gute bamwase. nta mahoro y'abanyabyaha neza akagotomera yarangiza yagera ntamenye ko afite abakwe ntamenye ko afite abakazana yakumva hari ukuntu bihindutse kabona arasohotse ahagaze nka hari yagize ati kandi yarangiza ngo ngewe ngo ndi umukirisitu rwose ngo narabatijwe ngo maze imyaka iyi ngo narakomejwe cyangwa n'ibindi ngo nsengera aha n'aha ugasanga hari kwiyemera rwose neza. Oya Kristo umunsi azaza Bibiliya tubwira ngo umuntu wese utizera Kristo, umuntu wese wahoberanye n'ibyaha udashaka kureka ibyaha, umuntu wese utukisha iryo zina yitirirwa ngo umujinya w'Imana umugendaho ajya humuriza abayafite tutayagana bayakuraho. Wiringira Imana uyiringira abura amahoro meza adashira. Wiringire Imana uyiringira amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye amubisha ubasha kubageraho. Amaganya abasha guhagarika ibiti birindwa n'Umucunguzi. Wiringira Imana tuyiringira abura amahoro meza adashira. Wiringire Imana tuyiringira abura amahoro meza adashira. Haleluya. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nari kugira ngo bahe itangazo kuko twaje gucuruza amahoro. Amen. Twaje gucuruza amahoro. Muratugurira nibwira ko amahoro abakiriya bayo ni buri wese uri ku isi uhumeka. Tujya tubona abantu bagenda bakagura umunyu akawukoresha vuba akongera agasubirayo, akagura isabune akayikoresha akongera agasubirayo, yemwe n'icyo bita imyambaro. Amahoro rero nayo ni icyangombwa cy'ibanze gikenewe na buri wese. Amen. Twaje gucuruza amahoro. Mbese hari umuntu uri hano ushaka amahoro? Ashaka amahoro n'abashyira ibiganza hejuru turebe. Imana ishimwe. Twese turayashaka, n'abari kuyacuruza nabo barayashaka. Ni ukuvuga ngo umuntu abuze umukiriya yayigumanira ntacyo biba bimutwaye, ariko twese amahoro turayakeneye. Imana ishimwe. Ndagira ngo dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice cya 24 turasoma murongo waho wa 36.
Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 24 murongo 36. Hanyuma turaza gusoma no mu ba Efeso igice cya 2 murongo wa 14 kugeza 17. Tusome mu izina rya Yesu. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Katusubiremo. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amen. Turasoma no mu rwandiko Paulo yandikiye abizera bo muri Efeso igice cya 2. Tusome n'umurongo wa 14 n'uwa 15. Aho haranditswe ngo, kwa 13 haravuga ngo, ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kubumwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememwo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Amen. Haleluya. Kugira ngo tuganire kuri aya magambo tumaze gusoma, ariko twibanda ku bucuruzi bwacu bw'amahoro. Haleluya. Aya magambo twahereyeho dusoma atubwira inkuru za Yesu. Yesu iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 9 duhereye ku murongo wa 6, atubwira uburyo Yesaya yahanuye uburyo Yesu azavuka. Aravuga ngo ari mu ihishurirwa abonekerwa n'Imana, Yesaya ngo yabonye Yesu avuka. Arangije arahanura ngo nuko umwana yatuvukiye, cyangwa se umwami yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye, kandi azitwa umwami w'amahoro. Ndetse Yesaya arongera aravuga ngo uwo Yesu gutegeka kwe ni amahoro, kandi ayo mahoro ngo azagwira mu bwami bwe iteka ryose. Haleluya. Uyu Yesu rero, Yesaya yerekwa ibyo cyangwa abwirwa ibyo akabihanura, haburaga imyaka 700 ngo Yesu avuke, ndetse na 20. Yesaya nawe ubwe yapfuye atabonye kuri Yesu. Yesu amaze kuvuka rero, nyuma y'iyo myaka 720 yatoye intumwa 12, atangira kubigisha, abana nabo, amarana nabo imyaka 3. Imyaka 3 irangiye, abigisha iby'amahoro no kubana amahoro no gukundana, nibwo
abagome bamugambaniye baramwica, ariko nyuma y'iminsi 3 arazuka. Yesu amaze gukurwa mu bigishwa be, abigishwa basigaye bafite ubwoba bahangayitse, kuko bari bazi ko batuye mu isi mbi, bari hagati y'abantu babi b'abanyamahane b'abanyarugomo. Yesu yari yigeze arababwira ngo nabonye Satani amanukira isi afite umujinya mwinshi, ariko arangije arababwira ngo nimuhumure nanesheje isi. Haleluya. Basigaye rero bafite ikibazo. Yesu amaze gupfa ariko arazuka, ngo aza gusanga ahantu bari hagati mu nzu bikingiranye, babigishwa be asanze bikingiranye, ngo abahagarara hagati. Ntiyagombeye umubaza ngo ngwino unkingurire, ahubwo ngo bagiye kubona babona Yesu ahagaze hagati mu nzu, hagati muri bo. Arangije ngo arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Haleluya. Iyo ni indamutso nziza Yesu yagiye aramutsa abantu igihe kinini cyane uko yababonekeraga, kubera ko yari umwami w'amahoro. Arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Amen. Amen. Abahagarara hagati, arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Nanjye ndabifuriza amahoro y'Imana. Haleluya. Indirimbo twaririmbye yatubwiye ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka, kandi ngo iyo wamaze kubona ayo mahoro, ngo igihe cyose ikibazo uhuye nacyo cyose, ngo Yesu ajya guhumuriza, ngo akakubwira ngo gira amahoro kuko ndi kumwe nawe. Aho Yesu ari haba hari amahoro. Paulo yandikira Abaefeso yarababwiye ngo uwo mwami abamwakiriye, abamufite, abamwizeye, abamwiringira, abamukunda, abakorana nawe, abamukorera, ngo uwo niwe mahoro yacu. Amen. Iyi si ifite ibibazo biremereye, ku buryo abantu bayirimo bari bakwiriye kuvukirwa n'umucunguzi, bari bakwiriye kuvukirwa n'umwami w'amahoro nka Yesu Kristo. Ariko Yohana yaranditse aravuga ngo uwo Yesu yaje mube, abe ntibamwemera. Ariko arangije aravuga ngo icyakora abantu bose bamwemeye, bakamwakira, bakizera izina rye, ngo abo ngabo nabo Yesu yabahaye ubushobozi. Haleluya. Yabahaye ubushobozi ngo bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ngabo ntabwo baba bagikururwa n'imbaraga z'umubiri, ntibaba bagikururwa n'imigenzereze y'iyi si, ntibaba bagitsikamirwa n'imbaraga za Satani, ntibaba bagitsikamirwa na kamere, ahubwo ngo abo ngabo baba bafite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bituruka ku Mana, kandi bahawe nande? Na Yesu Kristo. Haleluya. Imana nishimwe. Buriya kuba mu isi udafite Yesu, kuba mu isi udakorana na Yesu, kuba mu isi utizeye Yesu, ni akaga gakomeye cyane. Kuko amahoro arakenewe mu buzima, mu mibereho y'umuntu iminsi yose. Hari abami babiri bategeka iyi si. Hari umwami witwa Shitani cyangwa se Satani, hariho n'umwami witwa Yesu. Aba bami
bami bombi barwanira cyangwa se bakeneye umuntu, ariko Satani we yigize umwami, ariko ni umwami w'ibibi, ni umwami w'ibyaha, niwe ukorana n'abanyabyaha. N'icyatumye Yesu aza mu isi kwari ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani, abashe kubohoza abo Satani atwaza igitugu, abo Satani abuza amahoro. Uwo mwami witwa Satani ni umwami w'ab'isi. Umwami witwa Yesu ni umwami w'ab'ijuru. Haleluya. Uko abo bami ari babiri batandukanye, bakunda n'ibintu bitandukanye, bakora n'ibintu bitandukanye, n'abakorana nawe nabo nuko nabo bari mu bice bibiri. Biragatsindwa rero igitumye isi ibuza amahoro, igitumye isi yuzuye ibibazo, n'aba bantu b'ibice bibiri baba kuri iyi si, abakorera Imana n'abakorera Satani, abayoborwa n'Imana n'abayoborwa na Satani, abakoreshwa n'Imana n'abakoreshwa na Satani. Noneho abo bantu uko bahari kandi babana kandi bagendana kandi bakorana, ngaho aho ibibazo bivuka, ngaho aho amahoro aburira, ngaho aho ingorane ziri, ngaho aho guhangayika kuri. Ariko Yesu yabwiye abigishwa be ngo abahagaze hagati, ngo arababwira ngo amahoro abe muri mwe, ngo kandi nimuhumure nanesheje isi. Nubwo Satani abafitiye umujinya mwinshi, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu yaranesheje. Muhumure bwoko bw'Imana, muhumure bantu b'Imana, muhumure yemwe abaturage bo muri Gatare, ni muhumure. Nubwo isi turimo yuzuyemo ibibazo, nubwo ubana n'abakorera shitani bakaba bashobora kugutesha umutwe, ariko umva ijambo ry'ihumure. Yesu yaranesheje. Haleluya. Pawulo aravuga ngo Yesu niwe mahoro yacu. Bishaka kuvuga ngo iki? Bishaka kuvuga ko nta muntu ushobora kugira amahoro adafite Yesu muri we. Nta muntu ushobora kugira amahoro atarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Nta muntu ushobora kugira amahoro adakorana na Yesu. Nta muntu ushobora kugira amahoro adakorera Yesu. Twasomye ngo yafashe ababiri abagira umwe. Uwo ni wo mumaro wa Yesu, ni ugufata abantu bitandukanya, abantu banenana, abantu bafitanye amakimbirane, akabahuza akabagira umwe. Icyari hagati yabo kibatandukanya Yesu ngo akagikuraho, noneho akabambika urukundo, akabasiga, akabakundanisha, noneho amahoro agahinda, kuko bamwemereye agatura mu mitima yabo. Uyu Yesaya nubwo yahanuye ibyo umwami w'amahoro, yaravuze mu gice cya 48 ku murongo wa 22, aravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ngo ni ko Uwiteka avuga. Yesaya gice cya 48 ku murongo wa 22 haranditswe ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Asomye inkuru imwe mu gitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya 9 duhere ku murongo wa 18, tuhasanga
umugabo witwa Yoramu. Uwo mugabo ngo yari afite inshuti ye yitwa Ahaziya, ariko abo bantu bombi ngo bakaba abanyabyaha, ndetse ngo nabo bakomokaho ngo bari abanyabyaha bikundiraga ibyaha bakabirutisha gukiranuka. Ndetse ngo bya byaha byabo twa Yoramu yabyarwaga na Ahabu, ndetse bakagira na nyina witwaga Yezebeli. Abo witwa Ahabu ni umwami wabaye mubi wakoze ibyaha. Bibiliya iratubwira ngo yakoze ibyaha arusha abamubanjirije mu kuyobora, ngo n'abamuherutse ngo nta wakoze ibyaha nk'ibye. Ngo ndetse yageze aho ngo abonye ibyaha bimubanye bikeya, ngo ajya gushaka umukobwa wari kabuhariwe witwa Yezebeli. Yari kabuhariwe mu gukora ibyaha, mu bukozi bw'ibibi. Uwo Yezebeli ngo yambaraga ubusa. Yambaraga ubusa, niwe wari ufite n'uruganda akoreramo ibintu bya bindi ngo binyereza imisatsi. Niwe wigishaga abantu uburyo bw'ubukozi bw'ibibi. Ngo yashakaga n'amarangi yari mu ruganda rwiwe, bajyaga basiga ku mubiri kugira ngo umuntu ahinduke uko Imana itamuremye. Ahabu ngo akora ibyaha, arangije ngo arabaririza, ngo aravuga ngo ariko ntamwandanyira umukobwa waba uzi gukora ibyaha kunsumbya ngo abe ari we agira umugore wanjye. Bamurangira Yezebeli, niko Bibiliya ivuga. Amaze gushaka umugore witwa Yezebeli, baragenda bakora ibyaha karahava. Yezebeli ukuntu yari inkozi y'ibibi, Ahabu yigeze kujya kunyaga uwitwa Naboti urutoki rwe. Naboti aramubwira ngo biragatsindwa, nta rutoki rwanjye nguha. Ahabu ngo ataha yababaye, ataha yarakaye, ngo ageze mu rugo ntiyarya, arazurura agira umujinya, bakajya yicara agafureka. Ngo umugore we aramubwira ngo ariko mugabo wanjye ko ndi kubona uri gufureka wabaye iki? Ahabu ati nta kagabo kitwa Naboti kubona ndi umwami karagize akakanye mu rutoki rwako, nari nakugaha n'amafaranga cyangwa nkamuguranira nkamuha urundi. Ati birambabaje. Yezebeli ngo aramwitegereza ati icara utuze, washatse umugore mwiza ushoboye ibintu, umva winsibukira ibiryo, ihangane subiza umutima mu nda, ndakwereka amayere, urwo rutoki mu kanya gato ndarugushakira. Yezebeli muri bwa bukozi bw'ibibi bwe ngo atuma intumwa aho Naboti atuye, ngo abwira abantu ngo nimushaka abantu b'ibigoryi. Abantu bameze bate? Ngo nimushaka abagabo b'ibigoryi, ngo mubabwire ngo birirwe batariye, barare batariye, n'undi munsi wa kabiri ngo babyigire iminsi 3, bamara iminsi 3 batarya, bari guhimba ukuntu bazashinja Naboti ko yatutse umwami agatuka n'Imana. Abagabo b'ibigoryi barabatoranya, inama bayigiriwe nande? Na Yezebeli, wari inkozi y'ibibi kabuhariwe, umugore wa Ahabu w'umunyabyaha. Bombi bari abanyabyaha bahuje. Najyaga numva babyina imbyino ivuga ngo umusore w'idigi ngo n'inkumi y'amabinga ngo ni ibibi byahuye. Menya Ahabu yari umusore w'idigi na Yezebeli akaba inkumi y'amabinga. Iminsi 3 ishize, Yezebeli ahita abwira abantu ngo nibazane Naboti. Abakoranye inama, ko birumvikana yari umugore w'umwami. Abakoranye inama, abantu baraterana, bazana Naboti bamuhagarika imbere y'iteraniro. Barangije kumuhagarika imbere y'iteraniro,
noneho basohora ba bagabo b'ibigoryi barababwira bati ngaho nimugire icyo muvuga kuri uyu mugabo dushyize imbere yayo. Bose umwe atera urutoki ati uyu nabo twumvise ari gutuka umwami, bahimba ibyaha. Twumvise ari gutuka umwami, amutuka gutya na gutya na gutya na gutya, yewe n'Imana nayo ubwayo ntanayemera. Uyu mugabo ni mubi, akwiriye gupfa. Undi nawe atera urutoki nawe ati nanjye narabyumvise, ariko barabeshyaga kuko bari babyigishijwe n'inkozi y'ibibi yitwa nde? Yezebeli. Uyu Yezebeli rero uwo mwanya yahise avuga ngo Naboti ibyaha biramufashe, bahita bamukurubana bamutera amabuye. Naboti barapfuye azize akagambane k'abanyabyaha. Imana itugirire neza. Yezebeli arangije agenda abwira umugabo we Ahabu ati kakagabo kapfuye bakarengejeho itaka kera, genda we ufate rwa rutoki, umva ucemwe ibitoki ushaka, genda utambagire, genda ugubwe neza. Sinakubwiye ko wagize amahirwe gushaka umugore umeze nkanjye? Waratomboye rwose mugabo wanjye, ngaho genda unezerwe urwo rutoki, ntawe uteze kurukuburanya. Ibyo bintu Imana irabibona, birayirakaza, birayibabaza. Irangije iravuga ngo uyu muntu barenganije, uyu Naboti babeshyeye, uyu Naboti bahuje umugambi wo kumugerekaho ibyaha, nzamuhorera. Buriya mwaba Kristo mwe muzajye mwirinda ibintu byitwa akagambane. Bibiliya iravuga ngo ntimukagambanirane, ngo haba no mu mitima yanyu ntuzigere utekereza kugambanira mugenzi wawe. Salomo nawe yarabyanditse ngo aravuga ngo ntukajye inama n'umuntu mugenzi wawe ngo mugambanire undi mugenzi wawe kandi uzi ko muturanye. Arongera aravuga ngo ntugatongane n'umuntu kandi ntacyo yagutwaye. Ibyo byose ni ibyaha. Kugambana ni ibyaha, gutongana ni ibyaha, kubeshyera abandi ni ibyaha. Kandi Yesaya yarahanuye ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Ariko uzi umuntu yabeshye abandi cyangwa yazimuye, bakamuhamagara bakamuhagarika mu ruhame nka hano ngo nasubire mu ibyo yavuze, abafite amahoro. Uwitwa rero Ahabu, Imana yamwituye ibyo yakoze. Yaravuze ngo aho batereye amabuye Naboti niho na Ahabu bazamurasira umwambi. Baramurashe arapfa, hasigara umugore we Yezebeli. Hanyuma Imana isanga umugabo witwa Yehu, iramubwira ngo genda usohoze umugambi nagambiriye yuko nzahorera Naboti. Hanyuma umuhungu wa Ahabu witwa Yoramu niwe wari washatse kujya ku ngoma ngo asimbure se. Arangije ngo atumira inshuti ye Ahaziya. Uwo rero ahita ashyira abarinzi ku gasongero ngo mujye mugenzura murebe hatagira igitero kiza gutera iwanjye ibwami. Abanetsi rero nibwo babonye uwitwa Yehu ngo aje ari mu igare yoherejwe n'Imana aje guhorera Naboti. Birangira rero ahingutse ngo batangira kohereza intumwa, ngo iyo ntumwa ngo iragenda ihura n'uwitwa Yehu, ngo iramubaza ngo umwami aratwohereje, ngo aratubwiye ngo mbese ikikuzanye no ni amahoro. Niko dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu gice cya 9. Duhere ku murongo wa 18. Nuko umwaraza gusanganira Yehu agendera mu ifarashi. Ifarashi aramubaza ati umwami ngo ni amahoro.
Yehu aramusubiza ati iby'amahoro urabishakira iki? Hindukira unkurikire. Maze wa munetsi aravuga ati intumwa ihuye nabo ariko ntigarutse. Nuko atuma uwa kabiri nawe ari mu ifarashi. Nuko atuma uwa kabiri nawe ari ku ifarashi. Abagezeho aravuga ati umwami ngo ntamahoro. Yehu aramusubiza ati iby'amahoro urabishakira iki? Nkurikira. Wa munetsi aravuga ati intumwa ihuye nabo ariko ntigarutse. Ariko uwo muntu uburyo agenza igare rye burasa n'ingendo ya Yehu mwene Nimushi, kuko arigenza aryihutisha. Yoramu aherako aravuga ati nimuntunganirize igare ryanjye. Nuko bararitunganya. Maze Yoramu umwami w'Abisirayeli na Ahaziya umwami w'Abayuda arasohoka, baragenda. Umwe ajya mu igare rye n'undi mu rye, bajya gusanganira Yehu. Bahurira nawe mu gikingi cya Naboti w'i Yezereli. Nuko Yoramu abonye Yehu aramubaza ati ntamahoro Yehu? Yehu aramusubiza ati mahoro ki, iyo ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli butagira akagero bukiraho? Yoramu ahindukiza ifarashi imikoba arahunga, abwira Ahaziya ati Ahaziya we, batugambaniye. Nuko Yehu afora umuheto we arinjiza, arasa Yoramu mu gihumbi. Umwambi usohoka mu mutima, agwa mu igare rye. Abwira Bidukari umutware we ati mumuterure mumujugunye muri cya gikingi cya Naboti w'i Yezereli. Wibuke yuko ubwo yewe nawe twagenderaga ku ifarashi twembi dukurikiye se Ahabu, Uwiteka yamushyizeho iki gihano. Akavuga ati nukuri ejo nabonye amaraso ya Naboti n'ay'abana be, ni ku Uwiteka avuga, kandi ati nzakwiturira muri iki gikingi, ni ku Uwiteka avuze. Nuko rero muterura umujugunye muri icyo gikingi, kuko Uwiteka yabivuze. Amen. Nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha, kubera ko uyu Yoramu yari yacuditse na Ahaziya, bajya kwicara iwabo basuranye baraganira, ariko ngo ashyiraho abantu bo kumunekera ngo hatagira abantu babiba umugono. Ariko Yehu umuhozi ahingutse ngo bakohereza intumwa ngo nimugende mubaze uwo muntu uje hano niba agenzwa n'amahoro. Ariko Yehu ngo bamugeraho, intumwa yamugeraho, ngo umwami aradutumye ngo mbese ikikuzanye ikikugenza ni amahoro? Yehu ngo akamusubiza ngo iby'amahoro urabishakira iki? Waturuka muri bari abanyabyaha, waba woherejwe na karaga kundi k'inkozi z'ibibi, waba ukorana na bariya, nawe uravuga iby'amahoro mu kanwa kawe? Babigira kabiri, bagezeho nabo barihagurukira, nabo bamugeze imbere baravuga bati ariko ikikuzanye ikikugenza ni amahoro? Yehu yaramushubije ngo mahoro ki? Mwaba mwarajandamye mu busambanyi, mwaba mwarajandamye mu burozi, wowe n'umuryango wanyu. Harya namwe abantu bameze gutyo mwakwifuza amahoro? Namwe mwavuga amahoro mu kanwa kanyu? Imana itugirire neza. Birashoboka ko waba uri hano
ubuze amahoro ukaba uyashaka, umwanditsi wa Zaburi ya 34 duhereye ku murongo wa 15 yaravuze ngo va mu byaha ujye ukora ibyiza, ngo ushake amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Amen. Ngo kuko ijisho ry'Uwiteka ngo ahora ari hanze ku bakiranutsi, ngo ateze n'amatwi ngo yumve ikintu bari kumusaba. Niba ari amahoro ayabahe, niba ari ibyo kurya abibahe, niba ari umunezero abubahe, niba ari ubuzima abubahe. Ngo ari ku igitsure cy'Uwiteka, ngo nacyo gihora ku bantu bakora ibyaha kugira ngo ajye agenda amara kwibukwa kwabo mu isi. Nk'uko yagiye gutsemba kwibuka kwa Ahabu n'umugore we Yezebeli. Ba Kristo, bantu b'Imana, ndagira ngo babwire muri uyu mwanya utekereze mu buzima bwawe, mbese nawe ushaka amahoro? Bibiliya tubwira ngo niba ushaka amahoro usabwa kuyakurikira kugira ngo yashyikire. Kandi uburyo bayakurikira ni gute? Ngo ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ibintu by'uburiganya, ujye ubuza ururimi rwawe kubeshyera bagenzi bawe, ujye ubuza ururimi rwawe guharabika abandi, ujye ubuza ururimi rwawe amazimwe, ujye ubuza ururimi rwawe kuvuga nabi. Ngo kandi uve mu byaha ukora ibyiza. Ubasha kubona amahoro ari uko wavuye mu byaha. Yewe kuva mu byaha ni gute? Kuva mu byaha ni ukwirinda, ni ugutandukana n'ikintu cyose kibasha gukomeretsa mugenzi wawe, ikintu cyose kibasha gutuma mugenzi wawe agubwa nabi, ikintu cyose kibasha gutuma aho uri n'abo mubana bakwishisha ntibakwisanzureho. Icyo nicyo bita icyaha. Bibiliya ikavuga niba ushaka amahoro uve mu byaha ujye ukora ibyiza. Niba ushaka amahoro uve mu byaha ujye ukora ibyiza, kubera ko nta mahoro y'abanyabyaha. Kandi umuntu wimitse ibyaha mu mutima we ntabwo Kristo ashobora guturana nawe, ntabwo ashobora kuba muri we, ntabwo ashobora kugendera muri we. Kandi igihe cyose udafite Kristo mu mutima wawe, amahoro yose aba yagiye. Iyo Yesu aje azana nayo amahoro, iyo Yesu agiye n'amahoro nayo aragenda. Kandi Kristo yaje gutsembaho ibyaha byose, ntabwo ashobora kuba mu mutima wuzuye mu ibyaha. Ndagira ngo nkwibarize ngo usabe ugire icyo utekereza muri uyu mwanya kuri aya magambo yose tuganiriye. Icyifuzo cya Yesu ni iki? Ni ukuvuga ngo amahoro abe muri wowe. Amen. Amahoro abe iwawe, amahoro abe mu bana bawe, amahoro abe hagati yawe n'umugabo wawe, amahoro abe mu rugo rwanyu, yewe wa mugabo we, hagati yawe n'umugore wawe. Hari kumva ijambo Yehu yabajije uwitwa Yoramu ngo mbese mahoro ki? Mahoro ki niba ubusambanyi bukiri aho ngaho nawe nyumvira. Umuntu yafata udufaranga bari baragura uturayi akajya kuduhonga indaya, urwo rugo rukagira amahoro? Umuntu yafata yasengeza yarangiza amafaranga yose akagenda akajya kuyanywera muri kabari akava ayarangije, hajya ubwo mu rugo barara amahoro ari guhinda n'isombe babuze nakunyu ko gushyiramo. Ngaho nawe nyumvira, umuntu uteye atyo nawe ngo ashaka iki? Amahoro yayakura hehe? Bibiliya iratubwiye ngo mahoro ki niba ubusambanyi bugihari, niba ubusinzi ukibukomeje, niba amakofe yawe ukiyakomeje, niba inkokora zawe uratikagura mugenzi wawe zikiraho, avuye ku kabare yarenzwe ari kujya yandika umunani. Hari uwo mperutse
muntu perutse kumva amakuru ye, umudamu afite ikibazo ari kumurega, afite mu rugo n'umuryango w'abantu 7. umugore yari harahaye atanga mitiwere z'abantu 6, hasigara umutwe wa mugabo wenyine ari udatangiye mitiwere. hanyuma umwe muri ba 6 batangiwe mitiwere abararwaye, biba mahire arwara umugabo yasengeje inzoga 3. hanyuma umugore we aramwegera ati none ko umukobwa wacu runaka yaheze mu buriri yarwaye, nyabuna watanze mitiwere yawe ko abandi bose nabatangiye, watanze mitiwere yawe tukabona uko tujyana uriya mwana kwa muganga, ko yaheze mu buriri, ko yiriwe mu buriri akarara mu buriri, nanuye isaha akaba yiriwe mu buriri nanone, ubu ngubu ntarahonyokera mu buriri. umugabo ahita yirukira mu nzu, asohora ishoka, yirukira ku mugore we ngo agire gute, ngo amwase. nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro y'abanyabyaha. hajya ubwo yari yasengeje 3 zose, amafaranga yari yagiye he? ariko kubera ko nta mahoro y'abanyabyaha, abantu badafite Kristo baragowe. ariko ndagira ngo nkubwire, wikomeza kuba muri izo ngorane, wikomeza kugorwa yewe wa mugabo we, wikomeza kugorwa. Kristo aragushaka kugira ngo aguhe amahoro. niwe uvugira mu matwi yawe akavuga ngo amahoro abe muri wowe. Haleluya. amwirukaho n'ishoka ngo ayimukubite. mugore ariruka, abaturanyi barahurura, bafata umugabo n'ishoka, bati bigenze bite? ati oya nimundeke ngakubita ino shoka. mupfuye ikise? ngo ari kuvuga ngo nijye gutanga mitiwere. oya nyumvira. ubwo basanze iyo mpamvu ye iragaragara. ubwo se yagize ishema cyangwa yaramwaye? yaramwaye. nubwo ari gusengeza, ariko ari gusengeza yarayamaze. mwari muzi ko nta muntu w'igisambo uzajya mu ijuru? ariko hari igihe nyine abantu bamara kugahembuka, twaremewe kuzajya mu ijuru, niho twese. ntabwo watura mu ijuru se barasinda? iyo umuntu ahesha amahoro mugenzi we, ndagira ngo nkubwire abagenzi bagana mu ijuru ko bateye. umugabo uzajya mu ijuru ni umugabo witegereza umugore we akabona ari igufwa ryo mu magufwa ye, ari akara ko mu mara ye. warya n'iryo rindazi ukarimuhaho, wese ntirimugwa neza. ariko uragenda ufata 5,000 ubimarire mu nda yawe, urumva Imana yazakora ikosa ryo kukujyana mu ijuru? ntabwo yabikora, kuko wagerayo baba bagiye kutwihera amanu yahishwe, ukaza ugakukumba byose ukajyana. ubusambo bumeze gutyo ntabwo bwahinguka mu ijuru, kirazira. Yesu yaba agiye kuduha uruhisho yaduhishiye, byose ukaza ukabiyora ukabyijyanira. nta mahoro y'abanyabyaha. Yesu arashaka kuguha amahoro mu rugo iwawe. nukuri afite imbaraga. Bibiliya iratubwira ngo abemeye Yesu bakizera izina rye, abo ngabo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. nta mwana w'Imana rero wo kujya mu kabare ngo ajya gutsinda 10,000, 10,000, 20,000 adahaye kuri mugenzi we. nta mwana w'Imana w'igisambo, nta mwana w'Imana ugira umururumba, nta mwana w'Imana utukana, nta mwana w'Imana urwana, nta mwana w'Imana uterana inkokora bamwatse mitiwere. reka nta mwana w'Imana wo kumarira amafaranga abandi
mu buraya kandi mu rugo nta n'ikirayi gihari, mu rugo nta n'umunyu uhari, mu rugo ntabe n'utuvuta twa mitiyu, yarangiza akajya kwirira burushete, yarangiza agashyiraho n'ibirayi byokeje, yagera mu rugo agasanga n'isombe babuze umunyu wo gushyiramo, yarangiza agatera amahane. Kandi yamara gusinda ngo twaremewe kuzajya he? Cyakora bari bakwiye kujya baririmba ngo baremewe kuzajya he? Mu muriro. Kuko urugo rurimo amahoro, urugo rurimo Kristo rugira amahoro. Umugabo akubitana n'umugore amaso ibitwenge bikaza. Kandi bene abo ngabo Bibiliya iravuga ngo baba bari biyubakiye ijuru rito, ngo baba bari kwitoza ukuntu bazajya baseka bageze mu ijuru hamwe n'abamarayika. Amen. Ariko ngwiyo umugabo ahinguka abana bakirukira mu rutarure, iyo igitoki kimanuka cyamara gukomera bakigurisha, umugabo agata umugore ku munigo ngo ajye kuyanywera. Icyo gihe ngo urwo rugo ngo ni kagihono mu gatoya, uko barara batopforana, uko barara bakocorana, burya ngo baba bubatse kagihono mu gato, ngo bari kwitoza ukuntu bazaba muri gihonomu ngari yo kwa shitani. Reba rero umuntu wiyubakiye akagihonomu mu rugo iwe, akaba ari aho ngaho akora imyitozo ya buri mugoroba na buri gitondo, abyuka akora imyitozo y'ukuntu azaba muri gihonomu yo kwa shitani, yarangiza amaze kurengwa ngo baremewe kuzajya mu ijuru, yarangiza akakubwira ngo ndi umukristo. Iryo zina rya Kristo ntago wemerewe kuryitirirwa kuko warariharabitse, wararyanduje. Bibiliya iratubwira ngo uwo mwami azaba ari umwami w'amahoro, gutegeka kwe ni amahoro, urugo arimo rurangwa n'amahoro. Umukobwa ufite Kristo ntajya mu buraya, umukobwa ufite Kristo ntabwo ababyeyi be bavuga ngo inda ngo yemwe ngo inda yawe, ngo ari njye wakize inda yawe. Urumva umukobwa umeze gutyo, yarangiza nawe akavuga ngo ndi umukristo, ngo narabatijwe disi, ngo nitwa Keresesi. Wabatijwe mu izina ryande, tuzongera kuvuga ko uri umukristo. Mukristo w'indaya, mukristo utaha nijoro, mukristo mama we ajya kwivomera, umukristo udashobora gufata imyeyo ngo akubure, umukristo uteye gutyo, umukristo bagira ngo bavuzeho ugasanga amaze gatatu atarya atanavuga, ngo ni ukubera ko bamubujije ikintu bita gakungu. Hoya uhereye none uhindura izina, ntuzongere kuvuga ko uri umukristo, ariko nanone uzavuge ko uri umukristo kubera ko ugiye kwemera Kristo ukizera izina rye. Haleluya. Abamwemeye bose bakizera izina rye, abo ngabo ngo abaha ubushobozi bwo gutsinda irari, abaha ubushobozi bwo gutsinda umururumba, abaha ubushobozi bwo gucubya amahane n'uburakari, abaha ubushobozi bwo kuvuga amagambo make, abaha ubushobozi bwo kutagira icyaka ngo bajye kunywera ayari gutunga urugo rwabo, cyangwa ayo bari kwishyuraho mitiwere kugira ngo umuryango wabo ugubwe neza. Namwe murabyumva. Wone se amahoro yaba ahari gute? Umwana umwe acuramye hano yabuze ubwajya kwivuza, undi acuramye hano yabuze ubwajya kwivuza, umugore yaheze mu buriri abuze ubwajya kwivuza, kandi bose nyirabayazana ni umuntu umwe. Umuntu witwa umukristo, umuntu ugaragara ko yakiriye Kristo, umuntu ugaragara ko uwo twemera, uwo Bibiliya yemera, uwo Imana yemera ko yarakwiye kubatizwa akitirirwa izina rya Yesu, koko ni umuntu uzi guhesha amahoro bagenzi be cyangwa mugenzi we. Tibura umugore ukamenya guhesha amahoro umugabo wawe, ukareka gutaha amajoro. N'abagore dabasinda neza akagotomera, yarangiza yagera ntamenye ko afite abakwe, ntamenye ko afite abakazana, yakumva hari ukuntu
bihindutse ukabona arasohotse ahagaze nka hariya agize atya kandi yarangiza ngo ngewe ngo ndi umukirisitu rwose ngo narabatijwe ngo maze imyaka iyi ngo narakomejwe cyangwa n'ibindi ngo nsengera aha n'aha ugasanga hari kwiyemera rwose neza. Oya, Kristo umunsi azaza Bibiliya tubwira ngo umuntu wese utizera Kristo, umuntu wese wahoberanye n'ibyaha udashaka kureka ibyaha, umuntu wese utukisha iryo zina yitirirwa, ngo umujinya w'Imana umugendaho. Yajya guhinga umujinya w'Imana umuriho, aryamye mu nzu y'umujinya w'Imana umuriho, ageye mu isoko umujinya w'Imana umuriho, aho ari hose umujinya w'Imana umuriho, kuzageza igihe Imana izamukurira mu mwuka, yarangiza ikamubwira ngo n'ubundi ukiri mu isi wari warubatse ka gihonomo, sanga shitani aho nawe muri gihonomo ngari, ubone uburyo bwo kujya aho ugomba kujya kubabarizwa, kuko ugihumeka ntiwigeze wemera kwimika umwami w'amahoro nakoherereje. Imana itugirire neza. Ndagira ngo ba Kristo, bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, dutekereze kuri aya magambo, dutekereze kuri uyu mwami w'amahoro twazaniwe n'Imana kubw'urukundo rwayo. Ko dusoma Yohana 3:16 mu Evanjiri ya Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Haruzi ko Imana ikwifuriza ubugingo buhoraho. Herega ya ndirimbo yariyo Imana irema umuntu, Salomo yaranditse ngo yaremye umuntu atunganye rwose, ngo ariko abantu bamaze kugera mu isi ngo baragenda bishakira ibindi bihimbano byabo ubwabo, barangije barahindana. Niko Yeremiya yahanuye ngo Imana yari yarakugize uruzabibu rwiza, umubyara utunganye, ngo ariko wageze aho ngo uhinduka icyo ntazi, uba igiti cy'ingwingiri Imana itazi. Imana irashaka ko umuntu wese ahindukiza ibitekerezo bye, agahindukiza ubwenge bwe, agatekereza ubuzima abayemo, akareba niba koko yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ataragera kuri urwo rugero, akagira gute? Akabwira Yesu ati noneho umwami, ndakwizeye, nanjye ndagushaka mu mutima wanjye kugira ngo umpe amahoro, ndeke kujya ndara ndi gufureka. Nanjye ndagukeneye kugira ngo umpe amahoro, ndeke kubabaza umubyeyi wambyaye. Ndagukeneye Kristo, umpe amahoro kugira ngo ndeke kubabaza uwo twashakanye. Ndagukeneye Kristo, umpe amahoro kugira ngo wunge ubumwe hagati yanjye n'abo tuvukana. Kubera ko umuntu ukorera shitani, umuntu ukorana na shitani, ntabwo ajya ahuza n'abo bavukana. Reka da, sanga bari gushihurana, ashaka kumva ari we wabaho wenyine. Igihe cyose ugasanga ari kuzana amatiku, igihe cyose ugasanga ari kuzana amahane. Ariko Yesu icyamuzanye mu isi ngo kwari ukugira ngo abari barigiza babiri, abari batandukanye, ngo abahindure umwe, abungishe urukundo rwe, abungishe amaraso ye, bose babeho mu rukundo rw'Imana, babeho bafite amahoro, babeho bakorana inama, umwe akamenya aho undi ari bwirirwe, undi bagahurira mu mirimo bagakora, umwe ntavudisha abandi, ngo abariho bajya birirwa bakora, narangiza isaha yo kurya nigera usanga bahagaze hejuru. Ubusore bw'ubu niko bwabaye. Gasanga gasore kavumbuka kigwa kari kuzerera, kakajya mu santere, bamwe bari gukina amakarita, abandi bari mu byokezo, abandi bari habe gukora. Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese wanga
gukora, ntabwo yemerewe no kugira gute no kurya. Babyeyi mujye mubima ibiryo. Hari aho nzamutse mu kanya nsanga ubwana bw'ubujyunjuri bufite imyaka nk'icumi na 12 bwagiye gutashya inkwi, buraza burundi binonko bigera nk'iriya hejuru, barangije bacana umuriro muri bya binonko. Bengereza mbebasha mutetse iki? Piriri mucaniye iki? Ngo dutetse runonko. Runonko se ni ibiryo? Runonko murayirya? Izi nkwi se kuki mutazishyiye ba mama ngo bazitekeshe ibijumba cyangwa isombe mubone ibiryo byo kurya? Ngo turazitekesha runonko. Runonko ni igiki mwabana? Ntabwo nimuzimye vuba. Sinzi umumama wahingutse hafi ati rwose bananiye, ati mugabo we, ati wabanshoborera se, ati bananiye, ati nabasabye utwo dukwi ngo ducane, ati none n'umuriro wazimye. Nagenda bisandaguza. Umwana w'imyaka 10 atangiye kunanira ababyeyi, atangiye kunanira mama we, atangiye kunanirana nawe nyumvira. Atangira zamukaho ari ntavugirwamo, atwitse runonko se. Runonko ntaragera mu rugo ngo avuge ngo bamuhe ibiryo. Uwo mwanya se ntiyagombye kukoresha yahira n'utwatsi agahereza itungo hakabona n'agafumbire? Nguko ukuntu isi yamaze kumanukirwa n'umwanzi, yamaze kumanukirwa na shitani. Abantu benshi biha shitani, abariyo bagendana nayo, abariyo bakorana nayo, nuko barangiza bakajya birwa bavuga ngo umuntu akiyemera ngo ndi umukristo, abantu bakirata amadini yabo. Sinakubarira ndi umupende ngewe, nabimaze mu igihe kire, nta n'irindi dini nzajyamo, ndi umupende nabatijwe ku bwa buhumbano. Nyahandi uzashya kuko udahesha bagenzi bawe amahoro. Kristo arashaka ko abantu bose bakeneye amahoro bamwegera akayabaha. Haleluya. Arashaka ko ingo zacu tugira amahoro, arashaka ko abantu bavukanye bunga ubumwe, arashaka ko abantu bashakanye nabo bakundana, arashaka ko abantu basangira kabisi n'agahiye, arashaka ko abantu babaho mu buryo bw'ubumwe bw'ubwumvikane, arashaka ko iyi si abantu bayiriho bitoza uburyo bazajya kubaho mu ijuru, kuko azagaruka. Yasize avuze ngo ndagiye kandi ngiye gutegura aho muzaba, nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ariko ni ikibazo, Bibiliya yavuga ngo umunsi Yesu azahenguka ku bicu, impanda y'imperuka ivuze, ngo abapfuye kera bazazuka, n'abazaba bakiriho bahindurwe. Ngo ariko abenshi ntibakubita amaso Yesu, ngo bazatangira biruke, ngo bajye babwira imisozi ngo wa musozi we wanguyeho, ngo ko ndi kubona amaso ngo yuriye utungutse ku bicu, ngo ndi kubona ngo ari kuntera ubwoba cyane, ngo ni nk'ibirimi by'umuriro we, hanyuma ngo umusozi nawo uhita wiruka. Ngo bazajya bagenda bagere uruhande rw'intare, ngo wantare we wambabariye ukandya rwose, ngo sinkomeze kurebana na Yesu ko namugomeye, ko namuhemukiye. Ngo intare ngo imubwire ngo nabo nariye nabuze aho ndabakura, none nawe uri kuvuga ngo ni nkurye. Ngo birukanke ngo bagere mu kivu, ngo nyabuna wamazi we ngo wambisha. Ikivu kivuge ngo ntuzi kwabo nari naramize bose nabagaruye, ngo nabo bajye mu rubanza, ngo biskwera babura uko barigita. Ntabwo byoroshye, ariko bakirisitu, haleluya, Imana iradukunda cyane, yagiye kudutegurira aho tuzaba. Yesu yagiye kudutegurira aho tuzaba. Ikiduteranije hano, natangiye mbabwira ngo twaje gucuruza icyo bita amahoro. Muri ayo mahoro harimo ubugingo buhoraho, muri ayo mahoro harimo ijuru,
muri ayo mahoro harimo umunezero, muri ayo mahoro harimo imibereho myiza, muri ayo mahoro harimo kugubwa neza, muri ayo mahoro harimo kubaka urugo rugakomera. Ayo mahoro ntabwo wajya kuyagura mu gisiza ngo uyabone. Ayo mahoro ntabwo watanga amafaranga ngo ujye i Dubai ngo uzayarangurayo uze uyacuruze, ntabwo byemera. Ayo mahoro nta giciro gihari watanga cyatuma uyabona. Oya, ayo mahoro uburyo tuyacuruzamo twebwe ni ukwamamaza ukeneye ayo mahoro akemerera Yesu agatura mu mutima we, ahasigaye ibyari byarakunaniye byose Yesu akabishobora. Amen. Ndarangije, ariko reka nkwibwirire, Yesu yaravuze, Uwiteka yaravuze ngo umuntu wese umwumvira ngo azaba amahoro. Amen. Niko Salomo yanditse mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya mbere, haravuga ngo umuntu wese wumvira Imana azabaho mu mahoro, amahoro ngo azaba adendeje mu mutima we, ngo kandi uwo muntu ngo ntabwo azigera yikanga ikibi mu buzima bwe. Niba bavuga ngo ingurube yo kwa runaka bayibye, uwo nguwo ntabwo azigera yikanga ikibi. Nibajya kuronda bazarondera iwe. Niba bavuga ngo na bya bitoki nabyo babiciye, ngo ariko ngo nimujye kureba gitifu ngo aduhe uburenganzira tujye kuronda turebe aho turabisanga. Uwakiriye Kristo we abageretse akaguru ku kandi avuga ati ntacyo bitwaye, ngewe ntago mpangayitse kuko siniba. Ariko igihe umuntu agifite ubujura, ku manywa akanga gukora, nijoro akarara ari kubundabunda ku ncakara za rubanda, ku manywa akanga gukora, bwakwira akajya gucukura ibijumba bya rubanda, ku manywa akanga gukora, bwagoroba agahagarara muri butike ari gucunga ngo arebe uratanga ya 5 bamugarurire, yasohoka agikata ipembe akaba yamufashe kaci. Ndagira ngo nkubwire, buri kubaka kagihono mu gatoya, ariko ntabwo icyazanye Yesu ntabwo ari kugira ngo ugume muri ibyo. Barembye baturirimbiye ngo witwa Zakayo ngo yari umwambuzi kabuhariwe, ngo ariko umunsi yahuye na Yesu, amen, ngo yaramuhinduye, ngo nuko Zakayo ngo yumva umutima we uraruhutse ururutse, ngo ahita avuga ngo umuntu nari narambuye wese, ngo bose ngiye kubashaka, ngo nambuye ndajya muriha mbikubye inshuro enye. Yesu ngo yumvise ko Zakayo afashe umugambi mwiza, ngo ahita amubwira ngo agakiza gatashye mu nzu yawe. Amen. 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 Yesu arashaka gutaha mu rugo iwawe. Yesu arashaka gutaha mu mutima wawe. Yesu arashaka kubana nawe. Yesu arashaka kukuzuza amahoro. Yesu arashaka kuguhaza ibyiza. Yesu arashaka kuguhindura, akaguha imbaraga zibasha gutsinda icyaha, zitsinda ryarari, imbaraga zitsinda cyaka. Ugasanga umuntu agira inyota nk'umuntu wamize ipasi neza, ugasanga igihe cyose aba ari kurungarunga, reba aho ijerekani irengeye akirukankirayo, aribo bagenda mu kanya yabura icyo yishyura, ati insina zanjye, ati hari ebyiri zenda kwana, ati ngwino tuvugane, ntacyo nibyana uzikomereshereza. Uwamaze guhura na Yesu, icyo cyakara gitsinda neza, ukicara hari ukajya wumva ngo imigezi y'amazi y'ubugingo iri kujya imanuka mu nda yawe. Haleluya. Ukabireba, nubwo baba bari gukama ibitoki hariya, nta wenda kugushinyagurira ngo akwimye ku muto. Abari muri Yesu nta mururumba bigera bagira, abamaze kumwakira. Twaririmba indirimbo ivuga, umuririmbyi araririmba neza, aravuga ngo abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, nta cyaka cyabageraho, ngo nta n'amaganya abasha guhagarika umutima w'umuntu wese urinzwe
n'umucunguzi. Amen. Twari tugiye gusenga ariko reka nkubwire, umuntu umwe ngo yari afite yubatse inzu ye, amaze kuyubaka arayikinga, arayihoma, ayitahamo. Ayigezemo ngo yaba araryamye akumva Satani akaza ngo akamunigagura, akamusiga yenda kuva mu mwuka ijoro ryose. Bukeye ngo arigenda abwira abantu ati nahuye n'ikibazo, iyo ninjiye muri iyi nzu yanjye nayiryamyemo, ariko bwakeye nari mpfuye neza neza. Baramubwira bati bamugira inama bati reka tukugira inama. Hari umugabo witwa Yesu, niwe wenyine wabasha kugutsindira ibyo bikunigagura. Wabasha kugutsindira ibiki? Ibyo bikunigagura. Haravuga ngo none se Yesu mwamundangiye akaza iwanjye akazabasha kundwanirira akantsindira iyo shitani? Wa muntu baramubwira bati wowe uzamutumire aze mu nzu iwawe. Nuko ngo uwo muntu aragenda ageze muri saro, ahamagara Yesu. Babwira Yesu ati Yesu uze ube hano muri ino saro, ube hano iwanjye kugira ngo uzantsindire shitani kubera ko amereye nabi. Arangije ati ibyo bambwiye ndabikoze. Ubu Yesu ubwo ari hano iwanjye muri saro nta kibazo mfite. Aragenda ajya kuryama. Bihenze nijoro shitani arongera aragaruka, ahita amunigagurira hehe ku buriri. Umuntu aratabaza ati Yesu ntabara, Yesu ntabara. Yesu aramwihorera. Bukeye ajya hahandi muri saro, ahamagara Yesu, arabaza ati Yesu ko nakubwiye nguze tubane unsindire shitani, none kuki shitani yaje ikanigagura bukarinda nkatabaza ntunyumve? Nukubera iki? Ngo Yesu yagiye kumusubiza ngo aramubwira ngo aho wanshize niho ndi, ntabwo nahava ngo nze kwivanga mu bindi byumba utabimpaye. Wa muntu ngo abwira Yesu ngo noneho rero ngo ngwino uzajya uba hano hafi yaho ndara, ariko shitani ye kuzongera kurara ari kunigagura. Amuhaye ikindi cyumba cya kabiri. Bihenze ku mugoroba arongera ajya kuryama yiringiye ko amahoro yose ayafite, ariko ngo bihenze mu gicuku cya nijoro shitani arongera aragaruka, arondera cya cyumba wa wundi aryamyemo wenyine, aramusimbukira aramunigagura. Aratabaza Yesu ntabara, Yesu ntabara. Abura uwamutabara. Buke warongera ajya gupfukama muri cya cyumba ati Yesu ko naguhaye saro ngo yibemo, Satani akanigagura nkaguhana hano hafi yaho ndi, n'ubundi Satani akaba nigagura, akaba yaraye anigagura nkagutabaza ntuntabare. Se nibyo byawe ngo uratabara, none nibyo byawe? Ngo Yesu ngo aramubwira ngo ariko nakubwiye ko ntajya nivanga, aho wanshyize niho ndi.
wa muntu ngo arangije ngo abwira Yesu atumva rero Yesu, inzu yose noneho ndayikinguye, naha ku buriri bwanjye naho uhabe, naho ndahakweguriye, ngo muzengurutse ibyumba byose. Yagenda avuga ati naha nahawe, naha nahawe, naha nahawe. Arangije ati iyi nzu yose ndayikweguriye, tuyibanemo. Amen. Ngo bwije shitani ngo arongera aragaruka, aje yazenguruka yarungurukira mu idirishya, akabona Yesu icyumba kirimo. Yagera mu kindi cyumba, ku kindi cyumba akarunguruka agasanga Yesu arahari. Ageze aho wa muntu arara asanga naho Yesu wagize gute? Arahari. Amen. Imana irinda ubwoko bwayo ngo ihora iri maso ntigira gute? Ntisinzira. Ngo arangije ngo abwira abadayimoni ngo shaka mureke tugende, ngo wa undi witwa Yesu ngo hano yahatashye hose yahigaruriye, ngo reka tugende hakiri kare. Amen. Imana itugirire neza. Umuntu kuko yeguriye Yesu ibyumba by'inzu ye byose, ngo araryama arasinzira burinda bucya mu gitondo. Niho bwakeye atanga ubuhamya avuga ati bujya kubana na Yesu ni byiza. Haleluya. Buriya hari abantu beguriye Yesu igice kimwe, ibindi bice barabimwima. Aho niho ingorane zabo zituruka n'akaga kabo kava. Ugasanga umuntu aravuga Yesu ku munwa ariko mu mutima reka da. Yesu yaravuze ngo ubwoko bumushimisha iminwa, ngo ariko imitima ikamuba kure, ngo abo ngabo bamusengera ubusa. Amasengesho basenga ntabwo yayumva kubera ko bamushimisha iminwa ariko imitima ikaba kure. Uyu munsi wa none hari ibikubuza amahoro, nawe ukicara ukibaza ukavuga uti ariko se ko nabatijwe, ariko se ko nsenga, ariko se ko n'ubu ko nari nagiye gusenga, ariko kuki buri gihe mba gusenga, ahubwo ngasanga ibintu by'ibibazo byantanze mu rugo, ngasanga yemwe mu rugo byahindutse, ngasanga nta mahoro ahari. Hari ubu amahoro nzayabona gute? Haracyari igice kitaregurirwa Kristo kugira ngo nacyo akigarurire agituremo, abone uko akurinda umubi. Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Ubika umutwe wawe ahantu uri, hanyuma utekereze kuri aya magambo tumaze kuganira. Hari umwami w'amahoro, umwami w'amahoro mbese ari mu mutima wawe? Mbese urugo rwawe rufite amahoro? Mbese mu buzima bwawe hari amahoro? Mbese nta makimbirane ufitanye na mugenzi? Yewe Ahaziya wowe urakenera amahoro kandi waracuditse na Yoramu, mwese muri inkozi z'ibibi. Yoramu aho kugira ngo yihane ngo abwira Ahaziya ngo urabizi ngo batugambaniye, ngo ashakisha ukuntu yakwiruka, ngo ariko yewe ngo aravuga ngo ntuncika, kuko inkozi z'ibibi ntizigomba gutoroka ngo zikomeze gukwiza ibibi mu isi. Oya, Imana igufashe, Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Mbese ukeneye amahoro? Bibiliya yatubwiye ngo ushaka amahoro nayakurikire kugira ngo ayashyikire. Haguruka ubwire Yesu, umubwire uti nanjye amahoro yanjye, amahoro ndayashaka. Amahoro yari yaravuye muri njyewe, amahoro yagendaga antoroka mbyumva, nari sigaye ndara ndasinziye bukarinda bucya, ariko ndagukeneye kugira ngo nanjye umpa amahoro mbone ibitotsi. Imana igufashe.
mbese waba uhari ukaba ukeneye ko Yesu aguha amahoro, ukeneye ko Yesu atura mu mutima wawe, hagurukira aho uri ubimubwire. Tubwire abakozi b'Imana bagusengere, hanyuma Yesu nawe akuzuza amahoro. Wowe witeguye kuguha amahoro, wowe niwe witeguye kubana nawe, wowe niwe witeguye kujya arara hafi yawe, wowe niwe witeguye kugukomeza, wowe niwe witeguye guhindura amateka yawe, wowe niwe witeguye guhindura imibereho yawe, wowe niwe witeguye guhindura imikorere yawe, wowe niwe witeguye kubana nawe mu gihe cy'ibibazo ibyo ari byo byose, akajya guhumuriza akakubwira ngo ndi kumwe nawe, humura. Haguruka tugusengera Imana. Yesu, ngwino uture muri nge, ngwino ukorere muri nge, ngwino umpa amahoro, ngwino uyobora ubuzima bwanjye, ngwino abari wowe unkoresha ibyo ushaka, ngwino tubane, ngwino dukorane, ngwino tugendane, ngwino uhumurize umutima wanjye, ubibwire Yesu ibiguhangayikisha byose, ibigutesha umutwe byose, ubibwire Yesu. Yesu arashoboye, nta cyamunanira. Imana itugirire neza. Mana data wa twese, turagushimiye ubwo ijambo ryawe tumaze kumva, ijambo ryawe ry'amahoro, ijambo ryawe ritwibutsa, ritwigisha aho amahoro ava. Twebwe abana b'abantu twese tumaze kumenya ko nta n'umwe utashaka amahoro. Amahoro turayashaka, amahoro turayifuza. Abagaragu bawe, abagabo n'abagore barashaka amahoro mu ngo zabo, abasore n'abakobwa barashaka amahoro mu miryango yabo. Hano muri iyi si twese kiremwa muntu turashaka amahoro. Nyamara Mana, ijambo ryawe rimaze kutwereka ko nta handi amahoro aturuka keretse kuri wowe. Tumaze kumenya neza ko ijambo ryawe ritwibukije ko ari wowe utanga amahoro, kandi wowe wayahaye ntabwo ayabura. Niyo mpamvu rero dusabiye abari bifuje amahoro. Mwami Imana yacu, twamaze kumenya ko ugufite wese ari ufite amahoro. Uwakubonye Mwami agira amahoro, wakubonye akakwemera akagusanga, nawe umuha amahoro, niyo utanga amahoro. Rero niyo mpamvu dusabiye abari bumvise bakeneye kubana nawe, bumvise ko bagushaka, bakwiyeguriye uyu mwanya, bakwihaye muri uyu mwanya kugira ngo bagutahane, nawe ubemerere utahane nabo kugira ngo amahoro babuze bayabone. Tumaze kumenya ko ugufite ari ufite amahoro. Nyamara abantu bagira ibintu ariko amahoro akabura. Abantu barashaka ibintu bakabiruhira ku manywa na nijoro, bakabishakisha, bakabirunda, bakagira byinshi, nyamara bakabura amahoro. None tumaze kumenya ko ari wowe utanga amahoro mu bafite ibintu bakabirya neza, mu bafite imiryango bakabana nabo neza, abana nabo mu mahoro kubera ko bagufite. Niyo mpamvu rero tugusabye ngo uha amahoro abayabuze. Mwami Imana, abivuje kubana nawe, nawe ubaha amahoro, ubemerere ubanye nabo iteka ryose mu gihe cyose. Mwami Imana yacu, bazabakiri mu isi maze bazabona amahoro, bakomeze kubona amahoro, kugira ngo kuri wa munsi ubwo uzateraniriza abantu bose hamwe, Mwami Imana, bagufite bose bazabashe kubona amahoro mu bwami bwawe, ndetse na hano mu isi barayabonye. Urakoze, turagushimye ko byumvise. Ngaho uha amahoro abayakeneye, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.